make some TikTok. Ya wihangana mwana wa mama, iyi siri mwimvanye, si bibi ni byiza, ariko nyagasana arahari. Bakaguha iyo weretse umuntu kubabaye usonzeye urukundo ntibituma ruguha ahubwo aragukoresha. Rega ni ahantu hose iyo weretse umucuruzi ku mwenda wawe ukunze cyane aguca menshi, that's normal, right? Ntukiri uwo wahoze uri we, ukora icyo agusabye cyose, umufata nk'amata y'abashyitsi, agukoshereje ni wowe usaba imbabazi simply because udashaka ko agenda kuko ufite ubwoba bwo kubaho wenyine nta mukunzi. Dia uri kwisuzuguza, wikwiheba kugeza ubwo utora icyo ubonye. Showing the world and you every 6 months is never good luck.